Fanny. Fanny. Karame. Ngena nkubwire. Bite. Meze neza. Utishimye. Papa. Ese hano hari ikibazo ufite? Nta kibazo ariko ngewe uriya muntu wanzanye yaranahuse. Ngo basi reka tuganire sibyo? Ariko ngewe mu nyine reka tuganire ndabikubwira. kibazo. Sente, uretse gato mbanze nganire na Fanny. Bigiye hanze gato. Ndaguhamagara sibyo? Fanny. Hakumeze neza. Wariye? Hanyuma ndashaka tuganire ku bya papa wawe. Nyine urabona uriya muntu yakuzanye sibyo? Uriya papa biriya bintu wajya bikora. Wari ubizi? Ese ni umuntu mubi. Nawe ukora ibintu nka biriya kandi ari pasiteri. Ariko nizere ko yaragukubise. Kandi papa ibyo bintu we ntabwo ajya abikora. Nyine sori, nyine nagira ngo muganirize ku bintu bijyanye na papa wawe n'impamvu twakuzanye. Hano ndakeka nta kibazo ufite. Ejo uzajya no ku ishuri. Yego. Yesu we Imana ishimwe. Sinari nkumbuye kujya kwiga n'abandi bana. Uzajya ku ishuri ariko ndagira ngo umfashe sibyo? Kandi mbona uzi ubwenge. Nyine papa wawe ntabwo duherukana uzi ko mfite ibikovu hano cyagiye na mama wawe. Nyine papa wawe yaramemukiye. Papa. Yego. Hari ibintu dukora ya mafaranga yose ubona muba mubona bakakugurira imyenda bakagukorera ibintu byiza. Ni njyewe uyabaha. None se papa si pasiteri? Ni pasiteri ariko hari ibindi bintu akora utazi nshaka kuzadufasha dore umaze kuba umukobwa mukuru. Mana we. So papa barakora ibintu bibi. Nyine twabikoraga dushaka amafaranga sibyo? Nawe ntuzamugaye ahubwo ndashaka ko duhuza. Niyo mpamvu nakuzanye sibyo? Nese papa ntabwo uzahari. Ntabwo mazi. Niyo mpamvu nakuzanye kubera ko mfite amakuru ko namwe mutazi aho ari. Naravuze ngo ninkuzana azaza kugushaka. Mwebwe amakuru yanyu arayazi, telefone yazikuyeho ariko ntabwo ashaka ko mumenya aho ari. Nyine nawe yabonye amaze kunkorera biriya bintu ahita ahunga. Nabona so papa yabariri basi tuzamushake. Nyine nanjye nibyo ndi gushaka. Ikintu nshaka kumfasha rero ni iki sibyo? Fanny, mfasha ubitekereze neza. Ntabwo uri umwana. Uri umwana ariko ntabwo uri uruhinja. Mfasha ubitekereze neza sibyo? Dushake papa wawe. Njye namaze kumenya ko ahantu ari telefone yazikuyeho ku bushake sibyo? Noneho rero ikintu ugiye gukora ni iki? Namara kumenya ko ngufite azaza kumushaka. Ndagira ngo rero uzamubwize ukuri nimunavugana hari ushobora kujya kumva wenda arampamagaye agushakisha aguha telefone. Uzamubwira ko hari ikibazo ufite. Papa se mujya muvugana? Naramubuze ariko ndimo ndashaka uburyo twavugana. Nese ukukiye dusize koko. Nyine nibyo ngiye gukora. Rero ndashaka ko uzi ikintu ugiye gukora. Uzase nawe mwirengagije gakeya. Urumva? Nusa nawe mwirengagije wazahita aza kugushaka duhite tumubona. Hanyuma tunaganira uko byagenze. Nzirengagize papa se? Ntabwo uzamwanga. Ariko uzasa nawe umubwire ko nta kibazo ufite. Nyine uzamubwira amakuru y'ibyo wasanze hano sibyo? Nyine kugira ngo agaruke. Agaruke. Genda ubitekerezeho turaza kongera tuganire sibyo? Ntabwo nkwanga. Nta kibazo ariko ngiye papa ndamukunda. Mama se kutamuvuga. Nese ubundi mama yo kuki atazi ko ndi hano? Nese ubundi mama wawe uza ahari? Si ubundi mama ye mwazazanye tukabana. Nawe nzamuza. Ngo genda ubitekerezeho turaza kuvugana sibyo? Nta kibazo. Murakoze. ariko Imana ikora ibitangaza. Ugeze ngo iki? Uzi ibintu yamureye? Yamuhuje n'akanyana kabiri imfizi nkanjye. Reka genda. Ese mwereke ifoto Yawe. Ubu kijya kandi kanyana nanjye kambere. Ego manire. Ese burya mwebwe mujya mu manyana?
bigaragare ko mukiri n'abashumba mwa Caritas zabaragiye bafite papa wanjye social media irabuzuje se kwa kunziga amaraso y'indagara se subiza asa indagara none wowe amagabo wawe twemeze natwe turakwereka uwa reka nje muhamagara yewe ntabwo ndibwirirwe irika amagambo menshi muri nje muhamagara bajyaga bavuga rwabunda magara twemeze nyine uzoparire humura bro baye compose oya ntabwo ijya compose bro allo biteze wallahi none ndagukira muri minota ingaho kabuje sibyo sawa ndahita nkodesha drone izajya igenda inyuma ku mugongo noneho njyewe abacu bari compose ahubwo twarabuje wigeze ubona amamagara se sibyo nababwiye twemeje uratwemeje urako twizere ko gahunda nyine ubwo ntabwo ari gutereka byaho ngaho gusa murana uramupetiye dushaka uziko ari umupasiteri se n'umuntu bita bene barani dushaka tubashyira pasiteri man pasiteri naguhuze wa mugabo wakoze ibondo gora amatungo hari urwo nabonye babize ngo wajya amaturo uzashinga itorero mani ntabwo narishinga ntabwo dushaka iyo tuzaba bagezeho nta kindi turageza kuri bose ubwo gahunda mu izirikana sike reka twemere ko nyine yatwemeje ari cyana bose ubwo ikibazo mfite haraza gusekamo imana ikamara ikiza haraza kuza undi nawe utaza kumuhamagara ibintu gahunda iriho reka abahamagare urumva niba mara kugera aha ngaha natwe dutangiye turyonga abana tubatesha umutwe batazi gahunda dufite ubwo bose bacu natwe ni ukuba connected n'abati bose ubwo ntabwo azageza natwe tuzabanza nyine twikaraga mutuze shambanze mvuga ko ninjye mwamahanga ngaho tubwira ariko nawe ntudukadiriye surashinguka uya nyagiye kuza mu kanya utegereza yego ndagiye kuza duhita tubazana bari abantu bidora barica gahunda irimo turabanza tubaganiza akantu gatoya kugira ngo ariko n'ubundi natwe n'umutima w'urukundo kandi dushaka ko tumeze nk'inyamaswa ntabisha kuba ko manze tuba bize wakira karibu si yewe se urabona atari njye reka mwavugana mana urabona umwana nk'uyu yagiye atambera yatabaye reka basiganiye njyewe ntabwo bibona oya ni ibintu babizwe n'ubundi akaba yarashyize mu magiki reka kurjonga ryenga none se muzi kujwe barageditinga mana kugira ngo mwiditinga ijwi twabyemeye ni njyewe dore n'ubu ngubu shanda umaze fresh kabisa ufazemo boko ndugire ahubwo se nanditse kuza n'undi muzigo hanyuma yanimshita umunsi ntabwo amutubonera basi nari bigerageza umuhamagare azi kuza tu gerageza utsingo ari kwakopera nari bireka nzo muhamagare shashanye ndabona fone ntayo ukirika giye mpamagara rero nawe nari mbonye iri gucamo arifite gahunda nawe ciyemo kuva kandi konti itari gucamo yo baby bitese imeze ite se mukunzi mwiza ewana wageze hano kansura tukaganira gatoya simbabara uzi basi webe ngaho basi ndagutegereje n'ukuri kw'Imana sawa kandi ndagukunda ikasha mwarihaye ko reka dutegereze turebe karibu baby baby shimeze ute ariko neza uramubona se mwamundisha umutwe mwana oya nakugurisha niyo gahunda ije nakundi nabigira nyine ese kari mwe mwabahamagaye wawe yabaye composer nakundi mwe muganira nyine ubwo ngewe turaza kongera tubonane nabo ngabo babashakaga urabona
ari cyiza Shawe kera. urabyika cyaragiye Cyagenda kera. tumeze neza kweli Shaye neza. noneho mureke gato ngere abantu nawe bashaka kubwira ahangaha kangiye kumenya ndagaruka cyane byatari ni imbere cyane kabisa baby wansize hagati y'isambu ibiri wallahi nayibona meze nk'isonga hagati k'umusaraba ni uri hagati mumeze mute Isonge ndumva n'ubu. tunguwe n'iki Mageza se mu. Mageza mu. ntabyo wari uzi biragutunguye Ndumva n'ubu. cyangwa urimo urabonekerwa Oya. Ndatunguwe. ushaka uri kubonekerwa wese gahunda macyazi komigeze Shanze ndabona ndifite. yewe nanjye mfite abandi bantu ngiye kuguhuza nabo nubwo igihe tuba tuvugana ubita beni ubihaye imini wo bita beni nanone na pasiteri abo ngabo ngiye kuguhuza nabo kazigira nze mba mvugane nabo nawe ndabi sibyo Shange naje kureba umuntu turimo gupanga dore kugera mu Burayi. Ngiye naje kurashira ahubwo namubuze. Aho gusengera aragenda. Venga abasisiteri beza Hagiye muje kureba sheri. muje kureba sheri I Burayi. imeze bite se bite bakomeye meze muje kureba sheri Hagiye aho nari naje kureba sheri. Naje kureba umuntu gusa nyine kureba bisagera. umuntu i Burayi okay Kishwana tugenda kureba sheri ahantu ari Mukama rero nk'uko ubushize twaganiriye cyane naje mu kabari k'iwawe nahangayikishijwe n'umwana wanjye fari yarambabaje pe ariko mfite amakuru neza ko ari Ben ushobora kuba umufite nk'uko twamuhamagaye rero mu kanya Ben naza reka tuze kumubaza imvo n'imvano y'ishimutwa ry'umwana wanjye menye umwana wanjye arazima fari uzi ukuntu namukundaga sinkijya ngo imanuke niyo nsomye akantu gutya no kwirengagiza ibibazo nk'abapasiteri nyine niyo mpamvu naguhamagaye ngo uze twicara aha ngaha tuganire turebe ese fani wanjye azagaruka mu rugo gute. Okay. Ibi byose ni amakosa yawe. Turumvikana neza wowe? Ntacyo kuva azi gahunda yacu katumutegereza. Hanyuma ngiye kumuhamagara. Ubu tuvugana. Azi. Ariko byose biterwa nawe. Niba tuzanye ibibazo byose. None se ubushize tumuhamagara isa twamuhaye ntiyari ayizi. Mubaze aho yarageze. Kamuhamagara. Uko mfite amayinite kuri telefone. N'ukuri ndababaye. Ndababaye. Yes. Ndababaye. Kamuhamagare. Ndamufite cyane hano kuri telefone kandi tubona n'amayinite. Sikameze buri. Fasha kwanza. Ndagufasha muhamagare. Ni nawe ufite ibibazo kwaza singiye. Ndababaye. Fani wanjye nagaruka mu rugo. Nzabaga ikimasa. Nge pasita mupenzi ndabyemeye. Ndabyemeye. Fani nagaruka mu rugo. Mama pasiteri se nacyamubona. Sinzi ni yari. Azana wikirara se. Mama pasiteri sinzi ni yari. Uzamubagira ikimasa. Kubera umwana utari mu rugo. Yes, Ben Bernard. Hanyuma muri pastor mupenzi waza tugasukura nabyita urugendo twarimo muri birabi nk'umuntu tumwe ungeza ubyanshimisha kabisa. Sawa urakoze cyane. Akubwiye ngo iki? Araje cyane twitaba. Okay. Naze ariko rwose mukama uriya muzigo. Wenda gimuzigo. Ariko se umwana wa ntakubabaje. Arambabaje ngene imizigo nibyo dukorana byose twanabireka. Ariko nkabona umwana wanjye nkamubona pe. Rekaze. Ngewe umwana nagaruka mu rugo. Mama pasiteri sinzi niyo yari gitiye akimara kwima ngo umwana yabuze. Nasanze ibintu byashitse mu rugo. Umva rero mukama. No kumfasha pe. Amakuru iki? Ni meza nkuko bishaka. Uko mbishaka? Ise we nuwahe? Meze bite? Karibu. Ko mutwakiriye nabi pasi. Oya amakuru so. Ntacyo mutima gushinja. Mutima wanjye? Ben vugisha ukuri. Kuvugana nanjye cyangwa tusubire. Okay, ndabikeneye. Kuko uje nagushaka. Mukama yampamagaye
kandi nkeka usibye ko maze igihe se warakuyeho telefone. impamvu muzi umuzigo mwantumye maze iminsi nagiye hanze ariko nkiva hanze nakiriye amakuru mabi y'umwana wanjye Fani. Ngira ngo ahubwo wakiriye amakuru oya uretse se gato turavugana na pastor cyangwa Ngiye byancanze kugenda ndabona ubundi waracyari pastor kwe. reka tuvugane pastor oroshya amagambo ntabwo wabaye wenyine niyoroheje uzi igikomere maranye iminsi aha ngaha nimba nkizi urakizi nimba nkizi nyine ndakubaza urakizi ndakizi wari waragiye wese nari nagiye muri gahunda zanjye zijyanye n'ibyo icyo tugomba kubona nari nagiye hanze y'igihugu. wagiye hanze y'igihugu usiga ungambaniye ngo banyice njyewe pastor mupenzi nkugambanira pastor mupenzi njye nkugambanira twakoranye deal zose zishoboka Uretse ho gatoya. none ikintu nkubaza yangane mubaze niba nyemerera gucisha make tukavugana nutabishaka it's up to you turabireka uyu munsi nari gufitiye ijambo ribi ufitiye n'irindi ryiza tuyavuge yose birangire cyangwa mbwira ijambo ryiza mbwira iryiza ryo nshaka urajya kusa umutima wanjye. okay noneho reka mbanze ndebe numva bampamagara ariko abampamagara simbitayeho reka nite kuri wowe pastor ikibazo banze mbwira ikibazo mfiteho jewe umva Ben njye nkimara kuva hanze nta wundi muntu nshinja ushimuta umwana wanjye kugeza n'uyu munsi wa none ahangaha mama pastor ntabwo turi kumwe avuye mu rugo kubera umwana wanjye utari mu rugo. nta wundi muntu nshinja no kushimuta umwana wanjye ni wowe. Muzete se? Sa. Ambaye tunazo twiza. Narahebye ma. Harahebye se shapiti ukiga koko waheba bigakunda. Muzoga. Muzoga icakazi tugira gute? turangiza ahubwo reka turindire bimaze hanyuma tumubaze ukuntu ibintu byose byagenze neza turi batatu. kundi ko nabasaba bigize ibintu byoroshye ngo Oya tata, ntabwo nabyumvise ko amafaranga yabura. urubona turi weho gute Twasara ku musozi